kugira ngo twubahe Imana, abicaye bahaguruke hanyuma dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro mu mitima yacu. Turagushimiye ko utugiriye ubuntu, nukuri ukaduhaye amahirwe adasanzwe, tukaba turi muri iyi hoteli twese turi bazima, ubihererwe icyubahiro. Tugiye mu kiganiro n'abanyamakuru, reka mwami ibivugirwa hano byose bibe byo kuguhesha icyubahiro. Reka ntaba ari twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami, ndasabira abari hano kuri pano ndetse n'abanyamakuru, mwami ubaha umugisha, yaba bagiye kuvugira hano ubaha icyo kuvuga. Nukuri reka ibyo bagiye kuvuga bizane impact ku bazabireba, ku bazabyumva n'abazabisoma. Mwami, ikiruta byose uze kuduha ikiganiro cyiza kirimo presence yawe kuva ubu ngubu dutangiye kugeza dusoje. Twisabye twizeye izina rya Kristo umwami n'umukiza. Amen. Ikibazo mfite kiroroshye cyane, ndakibaza Vestine na Dorcas. Muri abanyeshuri, mufite abanyeshuri mwigana, mufite n'abandi banyeshuri burungano rwanyu babakunda, n'abari hasi yanyu biga primaire, n'abari hejuru yanyu biga mu 6 biga mu 5. Amatike turi kubona ni ibihumbi 10, 15 n'ibihumbi 25. Nta hantu handitse ko umunyeshuri azinjira ku ikarita cyangwa wenda hari uburyo mwagabanyirije ibiciro abanyeshuri. Ese ntabwo mwamutekereza ko mu babakunda harimo n'abana mungana bashaka kuza mu gitaramo cyanyu? Si ibihumbi 10 umunyeshuri yabibona? Icyo kibazo mfite. Murakoze cyane. Munatubwira icyo mutiganyiriza abo bana bandi nyine. Niki kiri special abanyeshuri mwigana cyangwa bazemera no gutanga amafaranga bazabona kuri mwebwe kuri uwo munsi w'igitaramo? Murakoze. Murakoze cyane. Abanyeshuri uko biteganyijwe ko umunyeshuri uzaza ntago bazishyura online. Amatike y'abaza bari kuri gate ni 5,000 ku munyeshuri ufite ikarita y'ishuri. Hari n'ikindi kintu twabateguriye kibanga, ntago tukibabwira, nibazinduka bazakibona. Murakoze. Nibazakererwe, nta munyeshuri uzakererwa. Murakoze. Kugira ngo nsobanure icyo ngicyo neza, Vestine and Dorcas ubwabo ni abanyeshuri kandi bazi ubuzima abanyeshuri babamo. Ni nayo mpamvu uyu munsi baje bambaye uniform y'ishuri. Icyo baje kubwira abanyeshuri bagenzi babo nuko bishoboka ko ushobora kuba umunyeshuri kandi ugakora umurimo w'Imana neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo baba ari abanyeshuri ngo babuze Noheli bagenzi babo. Biga muri ITS Gasogi, bazi nyine ko umurenterana umwana abaho ukabura amafaranga birahari. Twasohoye amatike batari ku ishuri, nako bari ku ishuri sorry. Ariko ubu ngubu baje abasoma n'abareba ibitangazamakuru byanyu ko umunyeshuri we ntagurire online. Duke aze kuri gate. Turatangira barafungura saa 11 top nibwo show itangira, ariko guhera saa 10 ngira ngo barabafunguye. Bivuze ko rero nahagira kare aragura tike ye, kandi mubaza mbere barahabwa n'impano zo kugira ngo bajye muri Noheli neza. Ntabwo rero dushaka ko umunyeshuri agorwa no kwinjira kureba bagenzi be. Icyo ni kimwe cyane ko album yabo ya mbere bakoze. Niyo mpamvu nyine yoroherejwe muri ubwo buryo, ndetse ni na idea y'umwe muri aba ngaba witwa Dorcas na Vestine arayishyigikira. Hanyuma abantu b'abaturage batazi online ntago wenda akaba atazishyura ibyo 5, we ntago yazishyura ageze ku muryango cyane rwose. Niyo mpamvu hari icyitwa hard copy ticket ziri ku nsengero zitandukanye hano muri Kigali, ndetse no kuri Samsung 250 hariyo hard copy. Amatike ifatwa mu ntoki, ruguru New Spaces, kuri Chic no kuri Simba
ariko by'umwihariko kuri gate naho hari abacuruza amatike. Ushobora kuba online ikugoye, itwaza amafaranga yawe cash, nugera ku muryango bazakwakira wishyure winjire, nta kibazo rwose. Murakoze, nitwa Janvier Yamuremye, ndi umunyamakuru wa Nyarwanda. Nashakaga kubaza Vestine na Dorcas, ni album mwakoze muri ku ntebe y'ishuri, none uyu munsi murakiga, umwe ari mu wa gatanu undi ari mu mwaka wa 4. Ni album musobanura mute mu gihe cy'imyaka 2 mumaze muri muziki? Ndumva ko iriho indirimbo 9, ariko ibyo byose ari imvune mwahuye nazo, hari inshuti nyinshi mwafataga mugahita mujya ku ishuri. Ni album musobanura mute, binumvikanisha impamvu mwayitiriye kino gitaramo? Hanyuma reka tubaze kuri Prosper Ngomezi. Baravuga ko wabanye nabo hafi mu bihe bitandukanye ndetse ufata n'umwanya wo gusegera iki gitaramo. Hari imishinga y'indirimbo cyangwa se niyo ndirimbo isaha igiye kuzanina, wenda yaba ari featuring, bikaba ariyo mpamvu waje mu gitaramo cyangwa se bakubwiye uti uzaze dufatanye kuramya? Hanyuma Irene, udusobanurira impamvu wahisemo ko Aline Gahongayire azaba host w'iki gitaramo ndetse n'impamvu ya Apostle Mignone. Murakoze. Murakoze cyane. Iyi album twavuga ni amateka cyane kuri twebwe. Gukora turi abanyeshuri, turacyari batoya, kujya ku ishuri ugakora indirimbo ni ibintu bigoye cyane, ariko Imana iradukunda cyane, igenda idufasha cyane tukabibona. Iyi album tuzayivugaho cyane 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 mu gitaramo. Yego, ndabyumva cyane. Mpamvu kubwira ati ni album itangaje ku buzima bwacu. Iyo mpamvu nayo buriya buri ndirimbo kuziri kuri album ifite story yayo. Buri ndirimbo uko yakozwe ifite story yayo itangaje. Kugeza ku isaha ya 9 buri ndirimbo ifite ubuhamya bwayo. Niyo mpamvu akubwira ati nzabivugira mu gitaramo, kubera ko ni ibintu banditse, ni ibintu byabavunnye cyane. Baravuga bati umunsi twagize amahirwe yo kuririmbira abantu bakunze imiziki yacu, tuzababwire ibyo twacagamo dukora imiziki. Nicyo buri yarashatse kuvuga. Ikindi cyabajwe Prosper Ngomezi. Murakoze cyane. Hari impamvu ebyiri zatumye numva nkwiye gushiramo imbaraga zanjye zose uko nshobojwe muri konseri. Ya mbere nuko nkunda impano y'Imana iri muri aba bakobwa bakoze imiziki myiza, nsanzwe nyikunda. Icya kabiri nuko nzi agaciro k'igitaramo ca mbere icyo ari cyo. Niyo mpamvu numvaga nkwiye gutanga umusanzu wanjye mu masengesho ndetse no kuhaba no kubagira inama igihe cyose twaganiraga. Murakoze. Ku bijyanye na Apostle Mignone ndetse na Aline Gahongayire mu gitaramo, ngira ngo abantu babasha kureba izi purapu zigiye ziri hano barabona ko hari ubwoko bubiri. Hari iziriho abahanzi, hari n'iziriho abazakora ibindi nko guhostinga ndetse no kuba speaker cyangwa se kuvuga ubutumwa mu gitaramo. Ariko nk'iriya purapu yonyine urabona ko irihariye, iriho icyitwa umugore, icyo bivuga. Kandi muri generation zose uhereye hejuru urabona ko hariho abakobwa bitwa Vestine Dorcas, ni nabo bato cyane kuri iriya post. Ukomeje urabona ko hagati harimo uwitwa Aline Gahongayire, hasi hakaza Apostle Mignone. Uramutse ukurikira ibijyanye n'umurimo w'Imana muri kino gihugu, ushobora kumva izo ngune enye ukuntu zikomeye kandi zirimo abagore, zirimo igitsina gore. Bivuze ko rero nk'uko twemera neza ko u Rwanda ruzi neza icyitwa gender balance, ruzi neza icyitwa imbaraga z'umugore, ni na byiza ko tubiha agaciro
cyane ko aba bantu bose muri iki gihugu bafite amavuta nyine barakunzwe, tubaha umwanya wabo rero bawukoresha nk'uko Imana yabibemereye. Ngendo ndi ubihakana, nta mbaraga mfite zibihakana. Ubwo rero abakunda Prosper Nkomezi yego bazaza ndetse benshi, abakunda Gisubizo Ministries bazaza ndetse benshi, ariko nanone muzabona imbaraga ziri muri bari abantu uko ari bane bari hariya nimuza mu gitaramo. Murakoze. Murakoze. Nitwa Joshua nkorera Radio Imanzi, mfite ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere ndakibaza Irene, nk'umuntu uhagarariye M.Irene, NIYO BOSCO n'umwe mu basore bagize uruhare rwo kubaka brand ya VESTINE DORCAS by'umwihariko na M.Irene. Ikibazo mfite kiragira kiti uruhare yagize mu kububaka rwarangiriye hariya cyangwa muri launch yawe album ya mbere hari uruhare azagiramo, hari icyo azabafasha? Uze kutubwira uburyo byifashe collaboration yawe na NIYO BOSCO na M.Irene muri rusange kugira ngo kino kitaramo kigende neza. Tuzamubona, ntabwo twiye tumubona hariya, se tuzamubona abuze, turaza kubitubwiraho. Ikindi ndaza kubaza kuri VESTINE DORCAS, bahisemo kuza muri press conference bambaye uniforme. ni drip cyangwa se ikigo bigaho nacyo ni umufatanyabikorwa mu gitaramo? Ubwo muraza kubitubwiraho. Numva ikindi nacyo muraza kutubwira by'umwihariko kuri VESTINE DORCAS channel ni saga y'umwaka ushize yabaye biba trend cyane, bivaho izina rya Mordecai, ariko ubwo wenda hari n'ibindi byagiye bizamo n'amasomo yajemo, dushobora kuzumva stories zitandukanye mu gitaramo. Usibye gusiga Mordecai nka brand kuri bombi, take away, what's the take away? Niki mwakuye muri iriya saga yabaye nk'urubyiruko burimo kubyiruka, niki byabibigishije? Murakoze cyane. Reka ba VESTINE babanze, sibyo? Ngira ngo twakora kimwe kuko nk'ibi ngibi noneho uyu mwana yize neza birakakaye. Nanjye ninkora nzaba nkaho musa. Donc reka duhere kuri saga ya channel, sibyo? Ubundi turajya kuya NIYO BOSCO mu kanya. Murakoze. Ikintu yatwigishije ni ugukomera, nta rugendo rutarimo ubunyereri. Na Bibiliya bivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Byatumye dukomera. Umukiranutsi cyangwa umuramyi w'Imana aho ari hose ahura n'ingorane, ahura n'ibimunyeganyeza, wasanga ari ukugira ngo Imana itwigishe gukomera. Ego, murakoze cyane. Arabura iki uniforme, sibyo? Subiza no kuri drip. Impamvu twaje twambaye izi uniform, abantu benshi bakunda kubyibazaho ngo dukontorora gute kwiga no kuba abahanzi. Twashatse kwereka ababyeyi n'abanyeshuri bagenzi bacu ko waba umuhanzi ukaniga. Murakoze cyane. Ntago muranyurwa, yongera musubize. Mukobwa yarakoze. Uruhare rwa NIYO BOSCO yaba kuri kubaka M.Irene, yaba kubaka umuziki wa VESTINE DORCAS, yewe yaba no kubaka ku muziki wa NIYO BOSCO ni runini. Ntabwo nshobora kwicara ngo ducire ifudika, naba ntari umuntu, naba ntari ngewe nyine. Kuba uyu munsi tutari gukorana ntabwo bivuze ko twaciye mu bantu. Anytime twakorana, ariko buriya mu mikoranire hazamo ikintu cyitwa nyine, ntabwo hari ibikorwa bita ibikorwa ngirana, bitari ibikorwa ngira. Ni byiza ko impande zombi uko ari ebyiri zigira imyumvire imwe, zikabona gukorana
kandi bitari uko zireba n'ay'ingwe, cyane ko ngiye ay'ingwe nta nayo ngira ya Morodekayi. Mu gitaramo kugira ngo kigende neza yabigizemo uruhare pe, kuko nimba hari uruhare rwe ku ndirimbo zitandukanye yagiye afasha mu kuzandika, yewe no mwitangira, kuko ari very skilled. Ngira ngo nta n'umuhanzi u Rwanda ruzongera gupfa kubona umeze nka NIYO BOSCO. Bareka ndangiza interuro yanjye. Igihe cyose azaba wenda angana nka bamakanya gasigaye tubwira ni gute mwebasha, nyine akuze cyane mu mateka y'umuziki w'u Rwanda, biragoye kuzabona NIYO BOSCO. Bivuze ko ni umuhanzi uzi kwandika, akamenya gucuranga, akamenya vocals, sibyo, akanamenya stage, ndetse afite ubumuga bwo kutabona. Urumva umuntu aratangaje. Ni impano rero y'agatangaza. N'ubu M.Irene ndetse n'aba bakobwa baje babikubwira, twishimira, dukunda cyane. Ibizavugwa, ibyavuzwe n'ibindi bizaza, njyewe I don't care. Narabisobanuye na mbere, n'ubu nzabisobanura. Ntabwo nabyutse ngo ntangire gufasha cyangwa se gukorana n'abahanzi bifata nka business. Mfite akazi nkora kandi niko nize, karanantunze ndagakunda. Ariko mu kugira ngo kagende neza, ni byiza ko uyu munsi uri kwishimira iyi mpano ya VESTINE DORCAS. Natangaje amakuru, ariko nanone nza kubona ko mfite n'ikindi ndagikoresha. Nibyo nakoze kuri NIYO BOSCO before, and ntabwo ndi inzoka yabasha kwiruma umurizo, ntibikunda. Bivuze ngo ibyaba byose, I still appreciate NIYO BOSCO kugeza ku rwego nyine ibintu byose bizaba bikarangira nkiri Morodekayi. Murakoze. Mfite ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Nitwa Daniel ntirenganya nkora kuri Radio Umucyo. Mfite ibibazo bibiri, reka mbyite ko ari bibiri. Icya mbere, aba bana b'abakobwa turabashimira urugero bagezeho, ariko ndibaza nka Irene, aba bakobwa babonye basa naho n'ubundi bari basanzwe bakora umurimo w'Imana, ariko impano wenda itaraguka mu buryo budasanzwe. Bafite ahantu barererwaga mu itorero rya ADEPR. Ndibaza itorero rya ADEPR kuri ubu ngubu niye contribution iri kugira mu gutegura iki gikorwa cya konseri yawo ya mbere. Uraza kutugaragariza itorero ryabo nka Mother Church, kuko nta muntu twigeze tubona nibura wareranwe n'aba bana mu muziki muri gospel ya ADEPR wagaragaye hano. Icya kabiri, ndashaka kumenya imyiteguro. Abavandimwe bavuye mu bizamini, ntituri na shuwa ko barepese neza cyangwa se bateguye neza igitaramo. Ndagira ngo mutumare impungenge, mutubwire barepese ryari, biteguye bati iki gitaramo, kugira ngo tuze kumenya niba koko performance yabo izagenda neza, kugira ngo tuze kuvuga ibintu tuzaba turi shuwa ko bizagenda neza. Murakoze cyane. Reka mbere no kuri icyo ngicyo kugira ngo byihute cyane, cyangwa nakire n'ikindi nyuma. Yego, ibyo bijyanye na repetition, kuko bazaririmba neza, ibyo rwose 100% nibyo. Abantu bazaza mu gitaramo, wenda abazi imvugo zanjye bakurikiye kuva naza mu myidagaduro, nta kintu ndavuga ngo birangire kitarabaye mu kimbwa nacyo gisubize. Muzabona performance cyangwa se muzabona ibihe mutarabona mu Rwanda mwitwa mwebwe. Ntibyabaho rero hatarabayeho practice, yewe no kubisengera. Ndashimira ikigo cyitwa ITS Gasogi bigaho bombi, cyemeye kujya kibarekura buri weekend bakaza gukora practice. Ndongera mbashimire kubera ko bakirangije ibizamini bahawe uruhushya ruza gukora practice. Bande yabo bamaze amezi 3 bakorana practice. Ibyo byongera ku mpano basanganywe, ubyongere kuri alumni n'indirimbo zabo nziza,
uzabona ikintu utarabona wavuka. Icya kabiri, ku bijyanye na ADEPR, buriya ibyo nge nemera, umurimo w'Imana nta muntu waragijwe ngo ndawukuragije ngo runaka ngo ni n'akarima kawe ngo ntagire uzarebaho. Ni byiza ko dufatanya ahubwo, kubera ko nimba tuvuga ko ari data wa twese, ntabwo abasigaye, ntabwo nyine ari data w'ikinege. ADEPR turayishima kubera ko iyo itabaho byari kugora ko tubona discipline n'ukwemera Mana Vestine na Dorcas bafite ubu ngubu. Contribution yabo barayikoze. Naba ndingayi nsubiye gukomanga ngo mumpe n'indi, bayimpaye nayishimira, batanayimpaye nabashimira, kuko ni ababyeyi bakuru cyane. Kurera Vestine na Dorcas bakageza mu myaka nk'iyi ngiyi, byonyine basa uko basa, bafite discipline nk'iyo bafite, baca muri saga nka cano, bakaguma ari Vestine na Dorcas, nyuma yaho bagakora ibuye, bagakora Simpagarara Arakiza n'izindi. Ntabwo uba wararize amabuye. Ndashimira ADEPR. Icyo ngira ngo nacyo kirasubijwe. Murakoze, nitwa Ali nkorera 10 TV. Wavuze ko ibibazo bibiri, wavuze ko abanyamakuru bazinjira ndetse bakanakavaringa igitaramo ko babyifuza, ariko hagiye hakunda kumvikana ikibazo hagati ya MIE ndetse n'ibitangazamakuru kijyanye no kuba bahabwa ama strike igihe hari content ijyanye na Vestine na Dorcas bafashe. Kuri ikibazo cya murinda habi, uyu munsi assurance uri gutanga ku bitangazamakuru bikora video cyangwa audio bizitabira iki gitaramo ni iyihe? Ngo ndavuga amacano muri rusange. So ikindi kibazo kindi ndakibaza abakobwa bawe wakunze kugaragara cyane cyangwa wakunze kugaragara cyane umeze nkaho inshingano zose zifite. Ubwo ndavuga muri ndahabi, ubwo ndikwaza Dorcas na Vestine, umeze nkaho niwe papa, niwe manager, niwe musaza wabo, ku rundi ruhande nyine ibyo byose bakeneye. Uyu munsi imibanire yanyu na murinda habi, nk'ushinzwe inyungu, nk'ubabyaza inyungu, ni mubanye gute cyangwa mumufata gute? Ikindi kijyanye n'icyo ngicyo, mwumva muri safe uko imyaka ikura, wenda bijyanye na contract ya murinda habi mufitanye nawe imeze gute? Cyane ko twagiye tunabona wenda muri gospel cyangwa hamwe na hamwe bigeraho nyuma hakavugwa ibitari byiza hagati y'abahanzi b'igitsina gore cyangwa abakobwa n'abarebera inyungu uko imyaka igenda yigira imbere. Murakoze. Reka mbanze ngusubize ku bijyanye n'itangazamakuru. N'ubundi strike nzazibaha. Yego. Ikiza n'undi umunyamakuru nanjye. Sibyo? Kandi nzi neza ukuntu umuntu akavaringa ikintu atagitesheje agaciro. Nimba rero namwe mbizera nk'abanyamakuru, ntabwo uzarenga kuri ibyo, nta strike nzamuha. Nimba maze imyaka yose mu myidagaduro natendinga ama event, nkorera kuri murandasi, nzi cyitwa copyright y'ikintu. Kuba umuhanzi yamaze igihe kirekire akreye ikintu, bigatwara imbaraga ze zishoboka zose kugira ngo akigeze ku bantu, nizera ko nk'umunyamakuru ufite inshingano abishaka iyo kumufasha kugira ngo icyo kintu kigende neza, atari ukwiye kugifata akacyangiza. Jya kuri YouTube, izo muri kuvuga murasanga inkuru nyinshi zivuga ko Vestine yafunzwe, zivuga ko papa Sava yamuteye inda, zivuga ko uyu munsi babaye abaslay, zivuga ko Dorcas yatsinzwe ikizami cya leta,
you see tuvugisha ukuri ni umurimo w'Imana muri kuvuga ko mukora. Nabonye mwe n'abanyamakuru benshi ba gikristo kuko uri kubaka umurimo w'Imana uvuga ko yatewe inda, bivuze ko uzabangamira uburenganzira bwabo n'ubundi nzamuha strike. Cyo ntabwo ndacyagusubiza. Coverage mu gitaramo, iyi album nimba mwarabicunze neza ntabwo igira live versions. Indirimbo zose twazishutinye kuri field, sibyo? We are investing more kugira ngo Vestine and Dorcas bagire live versions z'ibihangano byabo. Rero nimba biri gutwara imbaraga team ubona ingana gutya yose kugira ngo bagire live versions, nawe ukaza kugira ngo twakoresheje ama black magic, twakoresheje red n'izindi kamera zituma nyine tubona quality ikintu dushaka, wowe ugashaka kugira ngo bisohore wakoresheje Canon, image wayishe, ntakubeshye nanjye nzakubangamira for real. Strike uyitegure, icyo ni icyambere. Coverage irashoboka cyane kandi utari code izindi ndirimbo y'umuhanzi. Ngira ngo abo twajyanye mu bitanga hano hari isibo, hari ibitangazamakuru byinshi twajyanye gukavaringa ibitaramo byakorewemo ama live versions kandi bikagenda neza. Bosco nshuti ntago mwamukavarinze irimo muri abanyamakuru beza, none se mwamproduce indirimbo ze kandi mwakavarinze igitaramo kigenda neza. So nyine ka tube professional, bajyaga babimbwira kera simbimenye, ubu noneho byibuza ko ndi umunyamakuru mugenzi wanyu mwabyumva rwose. Still ntabwo nawe bikora babyumve, umuntu uzakomeza konona ibihangano by'abahanzi mbana nabo pe ntabwo azambana amahoro kuri no murandasi. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Dieudonné. Murakoze ku kibazo watubajije. Kubana natwe akatubera nk'umubyeyi ni inshingano ze, kutwitaho ni inshingano ze, natwe kumubaha ni inshingano zacu. Wanongera tubaza ngo turishwa neza ko tuzakomeza gukora umurimo w'Imana, tuzawukora kugeza Imana itubwiye ngo manda yanyu irarangiye. Murakoze. Musubize iki? Musubize iki? Kubana nawe gute? Ntago ndi kubyumva neza. Biremo neza. Yakubajije ndi umunyamakuru reka ngumufashe. Yakubajije ngo uko imyaka igenda mukora umurimo w'Imana muzabasha mute kubana na Murindahabi uzwi nka Morodekayi ababyaza inyungu, sibyo? Namwe kandi mubyaza inyungu? Yego. Mubigenza mute babyeyi? Yego, murakoze. Twebwe cyane tugendana n'Imana. Imana niyo dushoboza muri byose. Tuzabana nawe neza cyane. Imana izadushoboza. Amen. Urumva nk'impamvu ngira ngo ari ikindi kibazo gisigaye cyangwa? Yego. Murakoze. Nitwa Dieudonné Imana ishimwe, nkorera Ibyiringiro TV. Ndifuza kubaza nka umuyobozi wa M.Irene, nibihe bintu bitatu wagendeyeho uhitamo Dorcas na Vestine? Icya kabiri ndashaka kubaza Dorcas na Vestine inyungu mumaze gukura mu kuririmbira Imana, cyane ko zitanga umusaruro,
mafaranga se cyangwa se ibindi nize nyungu zibashikije kuba mugiye kuronshinga album nahawe Ijambo cyane ko ikindi kintu cya kabiri nshaka kubabaza mu managinga gute fame cyane ko bitorohera abana nkamwe kugira ngo mu managing fame ku ishuri n'ahandi. Ikindi kintu cya gatatu nshaka kubaza ni kigendanye na kuki utahisemo umuhanzi wo muri ADEPR cyane ko naho muwarizwa abakobwa barahari yatubwiye ko ikigendanye n'umugore muri rusange aricyo mwimakaje imbere cyane ko nawe wempoweringa cyane abana cyangwa se Vestine Dorcas ariko kuki mutahisemo umuhanzi wo muri ADEPR ikindi nanone ADEPR irabizi ko mugiye gukora igitaramo. Murakoze. Icyiza nuko ibibazo turi kubisubiza hari amakamera menshi bivuze ko bigomba no kugera kure kandi tumaze igihe kingana gutya twifuza ko ubutumwa nk'ubu bugera kure. Reka mpere kuri icyo ngicyo cya nyuma cy'umuhanzi wo muri ADEPR. Reba neza kuri ino pano twicayeho. Umbarira abahanzi bo muri ADEPR bayicayeho bari bangahe? Reka mbikubwiye niba utabara neza. Hari Dani Mutabazi ni umuhanzi akanaba ahagarariye ikigo cyateye inkunga iki gitaramo. Nyine harageze ngo tumenye ko apresiye ibintu. Harageze ngo nitubona umunyarwanda w'umuhanzi ari kuzamuka twe kuba abari bugende bakurura ibirenge ngo rajya yashaka umuhanga. Ntabwo iyo mico ikigezweho bro. Kubera ko nibirangira umuhanzi w'umugospel atabaye brand ambassador w'ikigo runaka niwe bizarangira yibye. Nibirangira umuhanzi ukora gospel atagutse muzavuga ko afite ubuhamya bubi kubera ko ubukene butumye ahemuka. Sibyo? Reka twagura ibintu bro. Reka twe gutuma nyine ibintu biguma ahantu hamwe ngo ADEPR ngo twebwe ngo niho dukorwaho. Really? Ngiye nakuranye n'aba bana kandi ntabwo nsinya muri ADEPR. Nsengera muri Assemblée Christiane Igikondo. Nta nubwo nagendeye ku myemerere y'amadini njya gufasha Vestine Dorcas. Ahubwo nagendeye ku kintu kimwe. Ese mpereye kubirebeka bafite impano for real? Nsanga impano barayifite. Kabiri, ibyo baririmba biramarira iki abantu? Nsanga indirimbo yitwa Adonai bazabikwibwira muri comment barimo abo yatabaye bagiye kwiyahura. Iyo badakora umuziki umuntu umunsi yari gupfa, yari kwiyahura. Ntabwo bakoze iyo ndirimbo kubera ko ivuye muri ADEPR. Bakoze iyo ndirimbo kubera ko iri mu butumwa bwiza. Abakoze kuri iyo projet barimo Santana, barimo Chris Easy, barimo NIYO BOSCO, barimo n'abandi batandukanye. Simpamya ko basengera muri ADEPR. Nyine tureke ibintu byaguke. Nimba tugiye kwamamaza ubwami bw'Imana kuri iyi si ntago ari muri ADEPR. Tugiye kubwamamaza ku isi yose. Na Yesu yabwiye intumwa ze ngo mugende mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza. Ntago yavuze ngo mugende muri ADEPR. ADEPR, Zion Temple n'abandi bose bakora umurimo w'Imana turabubaha kandi tuzakorana igihe cyose tukiri muri aka kazi. Kandi rwose iyadutumye nivuga ngo murekere ntacyo tuzarenzaho. Gusa ibihangano bihembura imitima y'Abanyarwanda, bihembura imitima y'abemera, bihembura imitima y'abarushye bro. Uzumva indirimbo yitwa Adonai wumve papa, ndakubwiza ukuri izagufasha mu buryo bw'isengesho Dorcas na Vestine badahari. Icyo ni kimwe. Ngira ngo ibya ADEPR bimazemo cyangwa nkongera kandi okay. Hari ikindi ntasubije cyawe? Okay. Ikindi watubajije ngo kwiga no kuririmba tubimanaginga gute?
hari igihe cyo kwiga iyo tugiye ku ishuri ibintu bya studio tuba tubishyize ku ruhande tukiga, twaba tugiye mu kiruhuko tugakora indirimbo nyinshi zikazasohoka turi ku ishuri. Yego murakoze. Yego ku ishuri iyo turi mu banyeshuri ntabwo uvuga ngo ngiye ngo ndi umuhanzi wapi, uba uri kimwe n'abandi banyeshuri bose, kandi ikindi ni uguca bugufi cyane. Yego.